Umuvugo bisa nk'akabati kumupfumu. Mvuka ndi ubuheta mu muryango mu nyumve mama mbyara nkunda urukundo rw'umubyeyi ndarutora ubwo mba umwana mu rugo nkura nkundwa na bose. Ubwo mba nangiye amashuri uburere ndabutora intego iba nziza maze ubwo ubwenge buranyoboka ubwo inshuti ziba imisago maze ubwo mba kimomo ku ishuri. Umubyeyi ama byose muri byose uburere ndabutora n'ubwenge ubwo mba uwa mbere muri byose maze akaje kayemerwa ubwo ubwenge buraganza. Ntihaciye ugiye mu rugendo ubwo mba muye n'amaniga maze ubwo mba kirenga muri byose nangira inzira y'amaraha. Sihaciyeho iminsi ndiniga mba muye n'amasongi mu rungano mba mbaye umunwa w'ibiyobyabwenge sinakubwira ubwo inshuti ziba imisago mu buzima. Amashuri arangira uko mba mbaye icyomanzi mba muye n'amashumi n'amashuti mu buzima. Dore guhura n'amatage dore kwisiga ukisanga dore kwangwa n'ababyeyi dore kubura byose nk'ingati imenye dore kwatakwa n'ubuzima bw'iyi si. Dore ngo ubuzima burasharira sura nziza irakobana mu rungano mba mbaye ikibobo kandi nari umuntu w'intarumikwa umuntu wese anshira akaruru utega ubwo mba mbaye igicibwa mu muryango iteka nirukanwa mu muryango. Maze ubwo mba nawe muri yombi ubuzima bumbera nk'umunara maze ubuzima burasharira nicuza nagaruriro muri byose ubuzima bwanjye mbumara mba muri gereza. Nshuti mugenzi wanjye uramenye ntuzigere wiringira inshuti si ukubeshya inshuti yawe ni umutima gusa. Dore nagiye muri gereza nawe najyanye nawe nagiye ndi njyenyine inshuti zose zamvuyeho narimo nabaye nk'imfubyi kandi mfite umuryango. Nshuti zanjye duharanire kwiringira umutima wawe gusa hamwe n'Imana kuko inshuti zo nta mumaro benshi bazakuza ariko nta mumaro bazaba bafite. Yari umusizi muzira busenga umutabara Kristo Sohana adasobanuye isobanura urwa Gasabo w'Imana yagize inganzwa imfura cyane Jean Cloude kwizera ganzu y'Abanyarwanda.